cyewe ara kiramucanze n'umwana wayo. ikiri kibazo Imana ni umwuka cyangwa Imana ni umuntu? Imana ni umwuka ariko gukorera mu bantu. Aratsinze mutima yacu. Okay, wavuze ko mwijari harimo amafaranga n'amazu n'iki mu mutima wawe birimo se? Mumeze ute y'abakunzi banyu barahari cyane cyane. Banyitaje Nimana Jean Claude ukunda kwita ku DJ ni Kriston. Tukubona mugenzi wanjye yakivuga. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Ndayisenga Isaac nkuko bisanzwe. Professor katagashyizeho mu mukata amanota. Mwakoze ko dukurikira turabashimira cyane kandi subscribe kandi share hose comment tukuboneho. Ngiye kubaza Nikora. Sorry, MC Nikora ndamwemera cyane kuko arabizi cyane. Ngiye kukubaza ikibazo ngewe kimwe sibyo cyo mu buzima. Urugero tugezemo abenshi bavuga ko urugero rw'amarangamutima watangiye kudukontorora. Nshaka ko ukontorora gute amarangamutima yawe kugira ngo abashe kuba atarenga urugero. Nshaka kukubaza niba ari ikintu cya mbere nkora nkagishobora gukontorora amarangamutima yanjye ni ibintu byikora rwose. Ngewe ntago meze nk'abariya bavuga ngo byaratunaniye ngo kwifata n'iki oya ngewe rwose ndabijera neza kandi bigakunda. Ye byarananiye nagerageje kenshi ngo ndebe ko nakontorora amarangamutima yanjye akananiza. Wowe utubwiye ko ubasha kuyakontorora sibyo? Okay, turabyumva. Tubwire ese ikintu kimwe ubasha kuyashoboza ngo uyatsinde, kuko akenshi usanga benshi abatangiye byananiye kwifata example sibyo ntago nabishobora ariko leta yacu dukunda shobwa ubukingirizo. Okay, nshaka kumbwira kimwe muri byo ukoreshwa ngo ubashe gukontorora amarangamutima yawe. Umva ngiye ibyo byose uvuze nta na kimwe nkoresha umutima nama wanjye n'Imana yanjye. Ibyo nibyo bintu nkoresha kugira ngo bashe gukontorora ubuzima bwanjye, amarangamutima yanjye n'ibikorwa byanjye byose. Usoma. Ikindi kibazo cyane nshaka kukubaza. Tubona ko kenshi turanigana muri karasi imwe. Bene Imana yaduha ubwenge bungana ko ntabwo tubasha kubukoresha. Ariko nzi ko wagize icya kabiri cyo gukoresha ubwenge bwawe. Ukoresha iki ngo ubashe kuba wabasha ubwenge wawukoresha? Kuko usanga wowe kenshi uwa mbere sibyo wenda cyo konzamo 20 cyangwa 10 nabangahe munsi utani ngewe umva titaho ni ngewe sibyo. Ubasha gute kuba ubwenge bwawe umajininga cyangwa ubashe kubukoresha kimwe cya kabiri cy'ubwenge bwawe? Okay, ngiye ikintu cya mbere nuko ndesta yuko ngomba kubaka ejo hanjye hazaza. Buri munsi tubwirwa yuko ubuzima bwacu bw'ejo hazaza buri mu biganza byacu. Bityo rero niba buri mu biganza byacu nta wundi dufite kubushinga usibye twebwe bwacu. Niyo mpamvu rero ngomba kugerageza gukoresha ubwo bwenge kugira ngo mbashe kubaka ibizafasha ejo hazaza mugenzi aba ndi kwicumba kabanda. Urakoze cyane. Wowe atsagatara kawe kubuzima bwawe. Ikindi cyako kubaza ukunda iki mu buzima? Umva nkunda Imana n'ibyo yaremye byose. Urasenga? Ndasenga cyane. Tuzi ko Imana ikubiye muri butatu bwera. Tubwera muri tagatifu. Butatu umunyagatulika kumvisha. Aho abaporotanga abangirikana bajya ubutatu bwera byo abanyagotika mu mgiye ko mugira butatu tagatifu. Ubwira bwubakiye kuki cyangwa ubusobanuye iki? Gusa ariko hagatabonye nta nubwo ndoro umunyagatulika. Ariko ko mbyumva ubutatu butagatifu ni Imana Mwukawera. Ikintu cyewe ara kiramucanze n'umwana wayo. Ikiri kibazo Imana ni umwuka cyangwa Imana ni umuntu? Imana ni umwuka ariko gukorera mu bantu. Aratsinze. Amazina yanjye Ndayisenga Isaac ndi kumwe na Nimana Jean Claude DJ MC. Okay. Ikibazo cya mbere ngiye kukubaza, wemera Imana? Imana ndayemera cyane. Wakubaza ngo Imana ibahe wayisubiza ko Imana ibahe? Imana iri muri twe. Iri muri wowe? Imana iri muri twe ntabwo iri muri njye. Imana iri muri twe.
wakubwira ngo uhinyereka wahinyereka. Oya nuko atabasha ariko Imana bavuga ko Imana iri muri twe sibyo. Bavuga cyane ahantu bakunda kubivuga. Bavuga ko urusengero rwawe umutima w'umuntu sibyo. Umva ko n'Imana iri muri twebwe. Sibyo Imana iri muri twebwe. Okay. No wowe urambwiye ngo bavuga ko we ibyo wemera nibihe. Je nakimene kiri muri twe. Kandi navugira muri twebwe. Ijuru riba he? Mu mitima yacu. Aha. Okay. Umaze gukunda n'abakobwa bangahe? Kari benshi. Sha ni indege yose ukonyona n'igare bazi. Shawura kabije. Ni 20. Wenda mu buzima twese tuba dufite intego z'ubuzima bwacu. Iyo urebye wenda ukushingiye ku cyerekezo ufite ubu uri kubona nk'icyitegererezo cyawe umuntu yo kavuga ati uyu ni rurumodo wanjye ubu ubona rindi kibazo sinsira basaba. Mu buzima twese tuba dufite intego yaho dushaka kugera. Iyo urebye bitewe n'iki n'icyerekezo ufitiye ubuzima bwawe urumodo wawe uvuga ati ndashaka kuba nka kanaka, uwo muntu ninde ubonamo ishusho yawe ukayibonera muri we. Kijyanye n'ubuzima cyangwa kijyanye ubuzima of course. Life direction. Life. Yewe icyo cyakwa ni umukomo DJ sibyo. Ngiye nkunda umuntu witwa Ele sibyo cyane namukunda na DJ Mera aho yagenda musuhuje sibyo. Cyaka kuba nakajya ku rwego rurengeje urugero nakamusumba cyane. Okay. Wenda abantu bavuga ngo umuntu mwiza ni umuntu ufite gutya, umuntu ufite character zimeze gutya. Wowe umuntu mwiza kuri wowe ubona ari umuntu umeze gute? Barakoze cyazo ngo nakucyoza abagenzi banyu sibyo. Note nizo n'igisabo muri gitungo gicuritse ariko ibyo bisinya mbigenderaho. Umuntu mwiza ni umutima w'umuntu sibyo. Murambi ugira imico myiza sibyo. Hano tukajya kubahungu bavuga ko ngo nisurizamo. Oya ubonye umuntu mwiza ubundi ufite umutima mwiza sibyo, ufite imico myiza none umva ko ari mwiza kuko byose nk'uko ushobora kuvuga ati nkunze ngutaye of course ejo bundi akananuka uzamwanga se? No, ukunda umutima w'umuntu sibyo, no ukunda kenshi sibyo kuko niwo kigagaza icyari cyo. Wowe uri kwibana ngo ubwiza bw'umuntu no umutima we, kandi biragoye ko wahura n'umuntu mu muhanda ngo menye afite umutima mwiza. Wenda urugero ushobora guhura n'umuntu wenda muri kumwe example na groupe bakavuga ati wenda tuvuge ni umusista ateye neza ni mwiza n'iki wowe muramutse muhuye ni iki cyete kikubwira directly yuko ari mwiza cyangwa se ubwo bwiza bavuga ari ibihuha? Barakoze ko nyitwaye no kubinyeka ko imico myiza ari afite amukoko zuko kwatiye kwikoreshwaho atumeze ute umva ngo ware ntacyo rwose yakumarira. None se abantu bose muhuye niko bagukoraho? Oya agako bangoraho sibyo. Ariho umuntu muhura kitakwereka character ziwe sibyo, kateye nyine sibyo, ariko undi muhura ku muco myiza akakwereka ko nyine ko ateye mu buzima bwiwe cyangwa mwanaganira kumva ya mico ye nyine ugenda uyumva nawe uko uvuga kuyumva nyine nawe ugenda ubyumva. Okay. Hari ukuntu bajya bavuga ngo umuntu afite impano y'ikaremano. Iyo wirebye ubona impano ufite ari iyihe? Mfite impano ngewe ebyiri. Mfite impano electronique, ibintu byo kwesitara cyangwa ubukanishi sibyo. Mfite impano DJ Kriston. Okay. Mu buzima bwawe wenda ukunda kurya iki? Nkunda kurya icyitwa amateke n'amata n'imyumbati n'amateke ivuguto. Ariko uvuga mu majyaruguru. Ahantu ingo umva ni ingo kabisa umva unariye aya musitro. Ariko rero niyo mpamvu nawe mbona ukomeye. Kuncegaje kanga wapfa. Okay. When mwishuru ukunda ni reso mubona ukavuga ati risomo ndarikunze cyane kurenza ndi yose cyangwa se ndanaryumva cyane niriye? Nkunda iki English, nkunda n'amati gake cyane ariko n'amati nkunda nashima. Hari uko ubikunda no kububizi muri ibyo byose nicyo ufite. Urabikunda cyangwa urabizi gusa?
hari ibyo nzi n'ibyo nkunda. Ibyo nzi noneho ni English sibyo Cyongereza umva Icyongereza cyo ndacyumva ariko ibindi byose no kubikunda ariko bibikora ikintu undi urwana nabyo kugira ngo uzabishobore. Okay, umuryango wa Commonwealth ugizwe n'ibihugu bingahe? 54. Aha, okay. Ubwongereza buri kuhe mugabane? Okay, cyagutsinze comment bagisubiza. Okay. Muba perezida bose bakwisi. Ninde mu perezida ubona ukavuga ati uyu mu perezida rwose ni intangarugero akora neza kurenza wenda abandi bose kuri wowe? Nge ntago njya nakore. Ngenda hera mu Rwanda rwacu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndamukunda cyane sibyo ayoba neza abaturage abitaho sibyo cyane cyane ita ku rubyiruko sibyo ubwo we yatoganyije mevare y'ishuri ubwo turiga neza wandi utabashaga kwiga ariko ari kwiga neza nyine cyane. Ubwo Imana iramutse iguhaye ubushobozi ikaguha amafaranga wenda nka miliyoni tuvuge 50 uyu mwanya wahita uyakoresha iki? Urumva ureba gifite akamaro atagenda akaguramo inzu nziza n'ebyiri basi imwe akayikodesha kajya nyinjiriza indi nakayibamo nyene ariko baravuga ngo nkayibamo nago bavuga nakayibamo. Mu buzima bwacu busanzwe hari ukuntu umuntu ajyaza akakubwira ati ndagukunda n'iki nyine nk'umukobwa aramutse akavuga ati ndagukunda ubyumva ute kuri wowe? Kigendana n'inkweto n'amasogisi na bodaboda byose ndabirarana koko ijambo ndagukunda n'ijambo Imana ikubwiye umva umutima uruhutse kumva. Umaze kubibwirwa n'abakobwa bangahe? Nta n'umwe. Wabibwiye bangahe? 20. 20? Urushuha arabibabwiye neza urabizi neza? Ndabibabwiye neza. Uskuri hatari gose muri abo 20 ukundamo bangahe by'ukuri? 5. Ubwo se muri abo 5 ninde ukunda kurusha abandi? Ko muvuga izina nzamuvuga ubutaha. Okay, reka tumugire ibanga ntaribi. Imana iramutse iguhaye amahitamo none ahangaha ikakubwira ngo ngiye kuguha buri kimwe cyose ushaka ariko nkwimijuru naho kugira ngo nguyijuru ariko nkwime buri kimwe cyose wahitamo iki? Amijuru kuko ijoro ni mu ijoro n'ubutunzi bwinshi ko hariyo amazu hariyo n'amafaranga byose tuzabisanga. Ijoro riba hehe? Ijuru ni mu mitima yacu. Okay, wavuze ko mu ijoro harimo amafaranga n'amazu n'iki mu mutima wawe birimo se? Natsinzwe. Okay, ubwo muri comment nyine babisubize. Okay, murakoze.